Nongeye kubasuhuza mwebwe bakunzi b'ikiganiro inzira y'umusaraba. Imana nibampera umugisha. Imana ishimwe cyane ubwo twongeye kugaruka tuje kuganira ku ijambo ryayo. Imana nihabwa icyubahiro. Ijya idufasha mu ntege nke zacu, ijya idufasha mu mbaraga nke tuba dufite, ariko yo ikaza ikaduhuza tukaba abanyembaraga, njye namwe twese uko twumvira ijambo ry'Imana. Imana niduhana umugisha rero. Ndabashimiye rero duherukanye ubwo twiganaga ijambo ry'Imana twerekwa abo Yohana yerekwaga abahowe Yesu Kristo bageze mu ijuru. Yohana yerekwa abahowe Yesu Kristo igihe bari bageze mu ijuru, niryo jambo duheruka ubwo twari duherutse kwigana iryo jambo. Ubushize twiga nyuma yaho mu gice cya gatandatu twavuze ibimenyetso bya mbere bitandatu bimenwa, hanyuma ikimenyetso cya karindwi ntabwo twakibonye. Icya karindwi twari kuzagisanga ku gice cya munani. Hanyuma icyo gice cya munani gifite umurongo umwe kivuga ikimenyetso cya karindwi, hanyuma indi mirongo yose igakomeza ivuga undi mutwe. Bantu b'Imana rero, reka dusenge Imana yo ikomeza kuturinda, ikomeza kudufasha, maze tuyisabe imbaraga, tuyisabe n'imbabazi. Mana ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye kuko ari wowe twitaho, uradufasha cyane mu majya n'amaza, mu byo tugenderamo byose, mu nzira zacu zose turi abanyabyaha. Ni ukuri tukwikomejeho Mwami, tukwikomejeho. Uri uwera kandi urakiranuka mu isi no mu ijuru. Ni ukuri ibyo mu isi byose bivuga ko uri uwera, mu ijuru bahore bakorana bavuga ko uri uwera, dore ko n'ibizima bivuga Mwami. Tubabarire ibyaha n'ibicumuro byacu aho twagucumuyeho Mwami. Ni ukuri twamenye ko Mwami hafi yawe tuba turi kure y'icyaha, kure y'Imana tukaba twegereye icyaha. Reka utubabarire kuko uri Imana y'amasezerano, twibere hafi yawe ariho kure y'icyaha, kugira ngo tugihunge Mwami. Komeze kuturengera ndetse no kutweza, duhumura amaso, dusobanurire ibyo byose ibyo twiga mu ijambo ryawe, ndetse n'abaryumva uzabaha umugisha, kandi Mwami Imana Nyiringabo uzabagwirize imbabazi zidashira muri bo, uzabagwirize gukomera kudashira muri bo, kugira ngo Mwami nibamara gukizwa, bamaze kwemera, abamaze kwemera uzabahe Mwami izo wasezeranye, umugisha w'abumva ijambo ry'Imana. Komeza uturengere kandi udutabare, wane natwe muri uno mwanya, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu bisabye nizeye, amen. Ndashima Imana yanjye ku bwanyu, ndashima Imana iturinda. Ubwo tugiye kwiganira ijambo ry'Imana, twigana ibyahishuriwe Yohana, ni ibyahishuwe, tugeze ku gice cya munani, umurongo waho wa mbere. Umutwe w'amagambo uratubwira ngo ikimenyetso cya karindwi kimenwa. Ubushize mu byibuke bantu b'Imana, ku gice cya gatandatu niho ibimenyetso bitandatu byamenwaga, hanyuma ngo icya karindwi kimenwa. Haratubwira ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya karindwi, mu ijuru habaho ituze nk'igice cy'isaha. Hanyuma turaza kwihuta kugira ngo tubisobanurire kimwe. Icyo kimenyetso cya karindwi ngo ni intangiriro y'uturumbeti turindwi. Iyo dusomye muri Bibiliya ntagatifu tugasoma uburyo ibisobanura, ngo tukaba twerekana ibyago by'isi byuzuza ibyago byateguriwe mu ijuru, aribyo tumaze kubona muri za kashe esheshatu za mbere. Icyo ni igisobanuro cy'icyo twasomaga. Aho ngaho iyo usomye muri Bibiliya ntagatifu ugasoma ahagana hasi mu busobanuro, niho usanga igisobanuro cy'icyo kimenyetso cya karindwi. Ni icyuzuzaga kuri bya bimenyetso bitandatu ubwo intambara yatangiriye mu ijuru. Mwibuke neza abavandimwe, iki gitabo twiga Yohana yabonye ni intambara yatangiriye mu ijuru, hanyuma nanone izasozwa Kristo aje guhemba abantu be. Ngiyi intego y'iki gitabo. Intambara Yesu yayirwaniriye mu ijuru, iratangira, batsinda Satani mu ijuru, bamumanura mu isi, hanyuma amaze gutsindwa Imana imuciraho iteka. Nyuma yaho, kuko bari bavuye mu ijuru hari igice banduje, nacyo kibarwa nk'icyanduye nyine, kuko n'isi nayo yanduye kubera ibyaha. Hanyuma yaho rero bantu b'Imana, ni nayo mpamvu dufite intego yo kumenya iyo byatangiriye. Mwuka we aragenda duhishurira kugeza igihe tuzarangiza iki gitabo cy'ibyahishuwe, hanyuma muzirusheho gusenga Imana. Ngicyo igice cya munani umurongo wa mbere kitubwira ibice byaho bitubwira ngo
ikimenyetso cya karindwi kimenwa, mu ijuru habaho ituze ng'igice cy'isaha. Mu ijuru habaye ituze igice cy'isaha hamaze kumenwa ikimenyetso cya karindwi. Ubundi ntago hari hatujije bitewe na bya bimenyetso byamenwaga mbere dusoma ku gice cya gatandatu. Hanyuma ikimenyetso cya karindwi kimenywe, mu ijuru habaho ituze ringana n'igice cy'isaha. Murakoze bantu b'Imana, icyo ni kigufiya, ariko turongera tuzagaruke tuganira ku ijambo ritubwira ngo abamarayika barindwi bavuza impanda ndwi. Hanyuma kugira ngo turusheho kugenderana, reka tubijyanirane kugira ngo ijambo ry'Imana rirusheho kugwira muri twe, kuko icyo gice gisa n'ikitwereka tubisoma. Hanyuma nyuma yaho niho tuzaza twumva bimwe mu bimenyetso, bimwe mu bamarayika bavuzaga izo mpanda icyo byasobanuraga. Reka dusome mu izina rya Yesu. Abamarayika barindwi bavuza impanda ndwi ni ibyahishuriwe Yohana ibice 8 umurongo wa 2. Mbona abamarayika barindwi bahora bahagarara imbere y'Imana bahabwa impanda ndwi. Haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera bose, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamuka imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nuko marayika ajyana icyo cyotero acyuzuza umuriro wo ku gicaniro, akijugunya mu isi. Hakurikiraho amajwi avuga n'inkuba zihinda n'imirabyo n'igishyitsi. Nuko ba bamarayika barindwi bari bafite impanda ndwi bitegura kuzivuza. Uwa mbere avuza impanda, hakurikiraho urubura n'umuriro bivanze n'amaraso, bijugunywa mu isi. Nuko 1/3 cy'isi kirashya, 1/3 cy'ibiti nacyo kirashya, kandi ibyatsi bibisi byose birashya. Nuko marayika wa kabiri avuza impanda, ikimeze nk'umusozi munini waka umuriro kijugunywa mu nyanja. 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso, 1/3 cy'inyanja gihinduka amaraso. 1/3 cy'ibyaremwe byo mu nyanja bifite ubugingo birapfa, kandi 1/3 cy'inkuge kirarimbuka. Marayika wa gatatu avuza impanda, inyenyeri nini iva mu ijuru iragwa yaka nk'urumuri, igwa kuri 1/3 cy'inzuzi n'imigezi no ku masoko. Iyo nyenyeri yitwa muravumba. 1/3 cy'amazi gihinduka ampusito. Abantu benshi bicwa n'ayo mazi kuko yasharirijwe. Marayika wa kane avuza impanda, 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo, nijoro ni uko. Ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, n'ishyano 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 rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa. Bantu b'Imana, mwumvishe aya magambo. Ibi ngibi byose byasomwaga aba bamarayika barindwi. Ubundi ikintu cyose gifite karindwi, bantu b'Imana, bisobanura ikintu cyuzuye cyangwa se umwuzuro. Bantu b'Imana, mu nyumve neza, ibintu birindwi hari aho tuzasoma wumve ngo abamarayika barindwi, ibyo ni ibintu bisobanura umwuzuro. Wumve ngo imyuka irindwi y'Imana, ibyo ni ibintu bisobanura umwuzuro. Ndagira ngo mbabwire ko ibi byose twasomye, twumva icyo Bibiliya itubwira. Abantu b'Imana, ibi tubwiye neza ko buri marayika yagendaga avuza impanda hakagira ikintu kiba.
hanyuma n'undi wa kabiri akavuza impanda, hakagira ikintu kiba, kandi byabaga bikomeye bantu b'Imana. Urumva ngo hamanukaga nk'inyenyeri, ngo hakamanuka ikintu kikagwa mu nyanja, hagahinduka ikintu kimeze nk'umusozi kikagwa mu nyanja kimeze nk'umuriro, inyanja igahinduka amaraso, ngo hanyuma ngo 1/3 kibiba mu nyanja kikagenda kigapfa. Urumva ko byari bimaze gupfa bitabona ibyo byashakaga. Ariko twagera umva ibyo byose byari bimaze kwerekanwa mu buryo bwo mu ijuru. Hanyuma twagera ku murongo wa nyuma, niho nshaka kugira ngo tugenderane dusobanukirwe n'abamarayika abandi bazavuza impanda. Ku murongo wa 12 dusome mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo ibyahishuriwe Yohana 8 umurongo wa 12, ngo marayika wakanavuza impanda 1/3 cy'izuba na 1/3 cy'ukwezi na 1/3 cy'inyenyeri bikorwaho, kugira ngo 1/3 cyabyo kijime, amanywa atavira kuri 1/3 cyayo, nijoro ni uko. Ndareba numva ikizu kiguruka kiringanije ijuru kivuga ijwi rirenga kiti, n'ishyano 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 rizabonwa n'abari mu isi kubw'ayandi majwi y'impanda z'abamarayika batatu zigiye kuvuzwa. Mwumvishe abantu b'Imana, twumvishe impanda zigera kuri 4 zavugijwe, hanyuma izindi zizavuzwa zigera kuri 3 zigambiriye kugera ku isi. Tuzabyumva ubwo tuzaba dutangiye kwiga ibyahishuriwe Yohana 9. Aho ngaho twasaga twumva dusoma ibyabereye muri iryo yerekwa Yohana yerekwaga. Hanyuma butaha tuzumva ibyo biteganyirijwe isi bantu b'Imana. Murakoze, Imana ibaha umugisha kandi ikomeze ibarinde, ibakomereza amaboko. Mukunde ijambo ry'Imana, umugisha w'abumva ijambo ry'Imana ube kuri mwebwe n'imiryango yanyu no ku gihugu cyanyu ndetse n'aho mutuye, mu izina rya Yesu, amen.